Amatongo yo mu ishyamba rya Amazon ni ahantu hibanga higeze kuba icumbi ry'abantu bataramenyekana neza kugeza n'uyu munsi wa none. Amateka avuga ko aho hantu hari haratuwemo n'abameze nk'abapfumu bo hambere bakoreshaga imbaraga zidasanzwe kugira ngo baganze imitima y'abantu. Muri ayo matongo havuzwe ko habonetse agakoni k'umukara gashobora guhamagara abapfuye no guhindura ubuzima bw'umuntu wese ugafashe. Inkuru y'uyu munsi wa none iragaruka ku musore witwaga Ademir waje kugwa muri ubwo buzitane bw'amayobera agafata ako gakoni atazi ko kazahindura isi yose yabayemo. Ademir yari umusore washakaga kumenya imigenzo y'abakera kandi w'umunyabitekerezo ukunda ubushakashatsi ku mateka y'ibihugu bitandukanye. Mu rugendo rwe rwo gushaka kumenya byinshi yumvise inkuru ivuga ku matongo yo mu ishyamba rya Amazon, ahantu abantu batinyaga gusura kubera amajwi yumvikanaga nijoro n'imyuka yitaga abashyitsi bayo. Inkuru yavuga ko muri ayo matongo habayeho ubwoko bw'abantu bwaheranwe n'ibihe basiga ibintu byabo byose bikiraho, harimo n'ako gakoni k'ubwiza. Ademir ntiyigeze agira ubwoba, yatekerezaga ko ari amahirwe akomeye yo kuba uwa mbere mu bushakashatsi bwo kwemeza ko ayo mateka ari ukuri. Yateguye urugendo rwe agera muri Brazil maze anyura mu misozi migari no mu migezi miremire mu mashyamba kugeza ubwo ageze mu gace kavugwagamo ayo matongo. Amatongo yaho yari afite ishusho iteye ubwoba. Inzu zasenyutse kera zasigaye ari nk'inkuta z'amabuye zitwikiriwe n'urumogi rw'ishyamba. Imyobo yaho yari yuzuyemo amazi yijimye n'inyoni zisakuza zisa n'iziririmba indirimbo zo kwibutsa ko ari ahantu hatuwe n'imyuka y'amayobera kandi idasanzwe. Mu mfuruka imwe y'iyo nzu yari yabonyemo Aderimo yasanzemo agakoni gato k'umukara. Kari gato ariko kerekana ubwiza n'ubukana bidasanzwe. Kari kazengurutswe n'ibyanditswe mu rurimi atigeze amenya, atigeze anasobanukirwa na gato, ariko agatekereza ko ari amagambo y'amashitani cyangwa y'abapfumu bo hambere. Akimara kugafata mu ntoki yumvise umuyaga mwinshi umuciye mu matwi. Ijwi rimubwira rituje riti, uduhaye ubuzima bushya. Nta muntu wari uhari, ariko ibyo yumvise byari byumvikanye neza mu rurimi yumvaga. Uwo mwanya umutima we watangiye gutera byihuse, ariko nanone mu mutima we hagaragaramo n'inyota yo kumenya byinshi kurusha uko yari ameze mbere. Nyuma y'iminsi mike agarutse iwabo, ibintu byatangiye guhinduka. Nijoro yumvaga abantu baririmba indirimbo zitumvikana, indirimbo zisa n'izihimbaza ububasha bw'imyuka itagaragara. Iyo yirebaga mu kirahure cy'idirishya rye yabonaga isura itari iye, umuntu umeze nk'aho yapfuye kera, ariko akamureba mu maso amwenyura. Ibaze kwireba muri miroir aho kwibonamo ukabona indi sura utazi kandi iri gukora geste zitandukanye n'izo uri gukora. Mu nzira yahoraga yumva hari umuntu umukurikira, ariko yahindukira ntihagire n'umwe abona. Nyamara amajwi y'abana barira, ababyeyi basaba imbabazi ndetse n'abagabo basenga yabaga yumva neza. Ibi byaramubangamiraga buri munsi, ariko adashobora kubyihanganira no kubyikuraho. Abaturanyi be batangiye kumubona nk'udafite umutuzo, bavuga ko avugira mu ndota amazina y'abantu bapfuye kera. Bamwe muri bo bakaba barigeze kuba mu matongo yo mu ishyamba rya Amazon, abandi bamubonaga agenda arimo kuvuga wenyine nk'uvugana n'undi utagaragara. Ubundi ahangaho ku bantu bize ibijyanye n'imitekerereze cyangwa se n'indwara zo mu mutwe bahita batangira kuvuga ko byaba ari ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe. Ademir yaje gushaka abashakashatsi bo mu rwego mpuzamahanga, abashyira mu bwumvikane butoroshye kugira ngo bamufashe gusobanukirwa iby'ako gakoni. Umwe muri bo, umuhanga mu mateka ya Amerika ya kera, yamubwiye ko ayo matongo yo muri Amazon yabaga mu bwoko bwitwaga akaru. Abantu bari bazwiho gukoresha imbaraga z'uburozi bwo guhamagara abapfuye. Bavugaga ko ako gakoni ari igikoresho cyabo cya nyuma gishobora guhuza isi y'abazima n'iy'abapfuye. Uyu mushakashatsi yaramuburiye ati, nukomeza kugafata uzasanga utakiri umuntu, uzaba umunyabuhanga w'imyuka, ariko ntuzigera ugira amahoro na rimwe. Ademir ariko ntiyashakaga kugacikaho burundu, yakomezaga kugafata mu ntoki, kandi buri gihe yumvaga imbaraga zidasanzwe zimwinjiramo. Yatangiye kubona ahazaza h'abantu, amenya ibibera ahandi ku isi, ndetse rimwe na rimwe akumva ijwi rimubwira ibizaba. Ariko buri gihe ubwo buhanga bwajyaga buzana n'umwijima uremereye mu mutima we. Ibyabaye kuri Ademir byatangiye kugira ingaruka ku mudugudu wose. Nijoro abantu batangiye kumva amajwi aturutse mu nzu ye, imbyino, indirimbo ndetse n'amajwi yo gutaka. Bamwe mu batuye hafi batangiye guhunga, abandi bagumaho bavuga ko kumuhunga byari kugerageza kwihisha ku kiremwa kitakibaho nk'umuntu. Icyumweru kimwe cyaje kuba igihe kidasanzwe. Inzu y'umuturanyi yarahiye nta mpamvu izwi, kandi ababibonye bavuze ko Ademir yari yagaragaye imbere yayo, ariko mu maso ye habaye nk'aho umuntu utari muzima. Iyo babazaga Ademir, we yavugaga ko ntabyo azi, ariko ijwi ryajyaga rimubwira ko ari intangiriro y'ibyo yari ategetswe gukora. Umunsi umwe Ademir yafashe icyemezo cyo gusubira muri Amazon akajyana ku gakoni aho yagakuye. Yibwiraga ko ari bwo buryo bwonyine bwo kugarura ubuzima bwe busanzwe. Ariko akigera muri ayo matongo yumvise amajwi arenga atari make amutuka, avuga ko yamaze kuba uwabo burundu nyagasani. Muri iryo joro nta muntu wigeze amubona asubira mu mudugudu. Abashakashatsi bavuze ko bashatse aho yari ari,
ariko basanga aho yarahagaze hasigaye isura y'umwijima nk'icyobo kitagira iherezo. Kuva ubwo byavugwaga ko umudugudu wose ushobora kuzajya usurwa n'umwuka wa Ademir wari warahindutse umutabazi w'abapfuye. Iyi nkuru y'Agakoni k'ubwiza ikomoka ku matongo yo mu ishyamba rya Amazon, aho ubwiru bw'amateka n'imbaraga z'imyuka bikomeje kubangamira abagerageza gutahura ibihari. Ademir wari waje ashaka kumenya byinshi, yasangiye ubuturo n'imyuka itagaragara, atakaza ubuzima bwe busanzwe maze ahinduka igikoresho cy'ayo mabanga. Iyi nkuru idusigira isomo rikomeye. Hari aho kwifuza kumenya byinshi bishobora gutuma umuntu asiga isi y'abazima akinjira mu isi y'imyuka nta buryo bwo kugaruka buhari. Ese wowe wakwemererwa kugeraho amatongo ya Amazon ari ukabona ku gakoni k'umukara, cyangwa wumva guhitamo kutagerageza aribyo byatuma ugumana amahoro yawe kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwawe? Hari n'abavuga ko iyi nzu yo mu ishyamba yashaje abantu batinyaga kuyegera. Bavuga ko iyo utemye ishyamba riyikikije nijoro humvikana amajwi y'abantu baririmba indirimbo zitazwi, kandi ubabonye akabona imitwe yabo isa n'iyacitse ku mibiri, muri make akabona ibihimba gusa. Umusore witwa Ademir mwamwumvise ubwo yageragezaga kujya kureba icyari gihishe muri iyo nzu. Yavuze ko yasanze mu mfuruka y'inzu harimo agakoni gato k'umukara, aragafata, ariko kuva uwo munsi yatangiye kubona ibintu bitari bisanzwe. Nijoro mu kirahuri cy'idirishya rye hagaragaraga isura itariye isa n'umuntu ushaka kumwivugana, ariko amwenyura. Nanone iyo yasubizaga amaso inyuma ari mu nzira yumvaga umuntu uhoraho amukurikira, ariko yahindukira ntamubone. Abaturanyi batangiye gutekereza ko atakiri umuntu usanzwe, kuko yavugaga ibintu bitumvikana. Rimwe na rimwe akavuga amazina y'abantu bapfuye mu myaka myinshi yashize. Icyo batamenyaga nuko ako gakoni kari umwugariro w'uburozi bwakoreshejwe mu gihe cy'intambara zo hambere. Abapfumu bakavuga ko kagira imbaraga zo guhamagara abapfuye ngo babeho mu isi y'abazima. Aderimo yatekereje kugakuramo, ariko buri gihe iyo yashakaga kugashyira hasi yumvaga ijwi rimubwira mu gutwi ati, ntukagende kuko nta handi uzabona amahoro keretse hano. Kuva icyo gihe umudugudu wose watangiye kurara mu bwoba. Bamwe barahunga, abandi bagumaho bavuga ko baramutse bahavuye Aderimo yabakurikira akoresheje ako gakoni. Ariko ikibazo kibazwaga na bose ni iki: ese Ademir yari atakiri umuntu, yari akiri umuntu, cyangwa yari yarahindutse ikindi kiremwa gituruka mu mwijima? Iyi nkuru bwahise niteye ubwoba. Uramutse yumvise nijoro bishobora kugutera ubwoba. Hamwe n'ibindi byabayeho mu mateka yaranze isi dutuye, uzagume kuri uyu muyoboro kuko nta handi uzabisanga. Njye ndi Nyirabanga nk'ibisanzwe. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.